Hari abantu benshi bafite inzozi, hari abafite imbaraga, hari n'abafite amahirwe, ariko hari ibintu bitanu bakora buri munsi bigatuma batagera ku ntego zabo. Uyu munsi reka nkubwire ibintu bitanu bishobora kukubuza kugera ku iterambere ryawe. Niba ubikora utangire kubihindura kano kanya. Kanda subscribe kandi wibuke no gukanda like. Ikintu cya mbere rero ni ugutinda gutangira. Nzabikora ejo, reka mbanze ndebe uko ejo bizaba bimeze. Iryo jambo ejo ni umwanzi w'iterambere. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko ntibabishyira mu bikorwa. Umuntu ugerageza niyo yakosa arushaho gutera imbere kurusha uhora ategereje igihe cyiza. Igihe cyiza kuri wowe ni uyu munsi. Icya kabiri, gutinya gukora amakosa. Abantu benshi batinya gutangira kubera gutinya gukora amakosa, ariko ukuri nuko amakosa ari ishuri. Abantu batsinze bose banyuze mu gutsindwa. Itandukaniro nuko batigeze bacika intege. Iyo utinya amakosa uba wima amahirwe yo gukura ukagera ku iterambere ryawe. Icya gatatu, gukurikira ibyishimo by'akanya gato. Niba ubona udufaranga ugatangira kutunezerwamo, utangira gusesagura amafaranga yose, guhora mu myidagaduro, guhora ku mbuga nkoranyambaga amasaha menshi, ibyo bishobora kuguha ibyishimo uyu munsi ariko bikakwiba ejo hawe. Iterambere risaba kwihangana, risaba kuvuga uti uyu munsi ndihangana, ejo nzishima. Icya kane, kwihanganira abantu bagusubiza inyuma. Iyo ubana n'abantu bagusubiza inyuma ukaba ugerageza kubihanganira, igihe cyose ushobora gushiduka wabaye nkabo. Igihe bagusubiza inyuma bigobotore, ubiyambure, ubiyake. Niba uhora uri kumwe n'abantu batizera inzozi zawe, abaguseka iyo uvuga imishinga yawe, abakubwira ko bidashoboka, uzagenda usa nabo. Biyake. Ibidukikije bigira ingaruka ku buzima bwacu. Hitamo abantu bagutera imbaraga, urekane n'abantu baguca intege. Icya gatanu, kutigira ku munsi wahise ngo ugire impinduka kuri wowe. Niba uri umwe uyu munsi nk'uko wari uri mu mwaka washize, nta gitabo wasomye, nta bumenyi bushya wungutse, icyo ni ikibazo. Iterambere ni ukwiyongera buri munsi, niyo waba wiyongereyeho porosantaje imwe gusa. Mu gihe kirekire bihindura ubuzima bwawe burundu. Reba neza ubuzima bwawe. Ese hari kimwe muri ibi bintu uri gukora? Niba gihari, tangira kubihindura uyu munsi. Inzozi zawe ziracyashoboka, ariko bisaba guhindura imyitwarire. Ibuka, iterambere si impano, ahubwo iterambere ni icyemezo. Kandi niba iyi video igufashije, isangize n'abandi. Wibuke gukanda like na subscribe, kuko hari umuntu ukeneye kumva ibi uyu munsi. Iyi ni True Power Stories.